Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha tugiye kubabwira ibintu bituma umubyeyi adakunda umwana we yibyariye ndetse yibyariye mu maraso ye. Ibintu 15 bishobora gutuma ababyeyi banga cyangwa badakunda umwana wabo, nubwo bidakwiye na gato, kuko umwana abakwiye urukundo ndetse n'ubutabera. Giye kubabwira ibintu 15 rero mubitega amatwi, kandi weho wageze kuri YouTube channel wibuke gukanda subscribe. Nanone rero ikintu cya mbere, umwana kubyarwa atateguwe. Iyo umwana avutse ababyeyi bataramwiteguriye, mu bukene, mu buribwe, cyangwa mu gihe batari biteguye kuba ababyeyi, hari ubwo bituma bamufata nk'ikibazo aho kumubona nk'umugisha. Icya kabiri, guhora yibutsa amateka mabi. Hari igihe umwana avukira mu gihe cy'ibigeragezo bikomeye, ndetse ng'ubusambanyi, gufatwa ku ngufu cyangwa amakimbirane, bigatuma umubyeyi afata nk'ikimenyetso cy'ayo mateka. Icya gatatu, kugira imyitwarire mibi idahinduka. Iyo umwana akura adakosora imyitwarire idahesha ishema, nk'ubujura, kubeshya, gusuzugura ababyeyi, bashobora kumurambirwa no kumwanga. Icya kane, kudaha agaciro ababyeyi, gusuzugura, kutumvira no kwivumbura kenshi bishobora gutuma umubyeyi atakaza amarangamutima yo kumukunda. Nanone icya gatanu, gukoresha nawe umutungo w'umuryango. Umwana ukoresha amafaranga nabi agasenya ibyo ababyeyi baruhiye, ashobora kubatera kutamwishimira. Icya gatandatu, kuba nyamwigendaho cyane. Iyo umwana atitaho iby'umuryango ngo ahore yibwira gusa, bishobora gutuma ababyeyi bamufata nk'udafite umutima w'ubumuntu. Icya karindwi, nanone gutera isoni umuryango. Imyitwarire isiga igisebo nk'ubusinzi, indaya cyangwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bishobora gutuma ababyeyi bamubura mu mutima. Icya munani, nanone kudashimira no kudashimira ababyeyi, cyangwa kudashima no kudashimira ababyeyi. Iyo umwana adashimira ku byo yakorewe, akamera nk'ufata ibyo asanzwe abona nk'ibisanzwe, bigabanya urukundo rw'ababyeyi. Icya 9 rero, kuba umunebwe. Umwana udashaka gukora agahora ateze amaboko ashobora gutuma ababyeyi bamufata nk'umuzigo. Icya 10, guhora mu makimbirane n'abandi bo mu muryango. Iyo umwana ahora asenya ubumwe bw'umuryango, ababyeyi bashobora kumurakarira cyane. Gusa mbere y'uko nkomeza, ufite kimwe muri ibi ntago bishatse kuvuga ko uwo mwana bituma ababyeyi bagira ute bamwanga. Ahubwo tugeze ku cya 11, kutubaha ababyeyi mu ruhame. Gusuzugura cyangwa gutuka umubyeyi mu ruhame bikomeretsa umubyeyi cyane umutima w'umubyeyi. Cya 12, kwanga inama no kwanga gukosorwa. Umwana udashaka kwigishwa cyangwa kumenya ikibi n'icyiza ashobora gutuma ababyeyi bumva nta gaciro afite mu buzima bwabo. Guhora mu ngeso mbi zinyuranye nk'urusambu cyangwa nk'ubusambo, kwiba, nibyo ndi kuvuga, ubusambanyi, gukoresha ibiyobyabwenge, bituma ababyeyi bakura amaboko ku mwana. Ndetse kwica amahame y'umuco n'imyizerere y'umuryango. Iyo umwana asuzuguye iby'umuryango wemera, umuco, idini, imyizerere, bishobora kubangamira umubano we n'ababyeyi. Cya 15, kudatekereza ku ngaruka z'ibyo akora ku muryango. Umwana uhorana imyanzuro itekerejwe nabi ishobora gusenya icyizere cy'ababyeyi, bikagera aho bamwima urukundo. Nanone rero ngiye kuguhereza inama 7 zo kukugirira ngo ababyeyi bakubahe kandi bagukunde. Icya mbere, menya gushimira. Gushimira ku bintu byose bakora, haba ari binini cyangwa bitoya. Ibi bituma bamenya ko ububaha kandi uha agaciro ibyo baguha. Icya kabiri, kunda kumvaho kuvuga gusa. Iyo ababyeyi bavuga
bawumva witonze kandi wirinde kubacagagurira mu ijambo. Ibi byubaka icyizere. Ihesha ishema mu bikorwa byawe. Imyitwarire yawe ya buri munsi igomba kuba ishimishije kandi itazaba igisebo k'umuryango. Irinde rero gusuzugura. Ntukavuga amagambo mabi cyangwa akomeretsa umutima wabo, haba mu ruhame cyangwa mu ibanga. Cya gatanu, fata inshingano zawe. Shaka gukora imirimo yo mu rugo, wirinde kuba umutwaro wabo. Cya gatandatu, jya usaba inama. Kwereka umubyeyi ko uha agaciro ubunararibonye bwe bituma yishimira kugufasha. Cya karindwi, kora ku buryo umuryango ugira amahoro. Irinde amakimbirane n'abandi mu muryango, ahubwo ube intangiriro y'amahoro n'urukundo. Ndetse amagambo avuzwe n'abahanga mu Cyongereza cyangwa amagambo yavuzwe n'abahanga mu Cyongereza ndetse n'ubusobanuro bwayo ngiye kubiguhereza nanone, ndetse n'inyunganizi kuri iki cyegeranyo nabakoreye. Umuhanga witwa Miguel Angel Ruiz yaravuze ngo respect is one of the greatest expression of love. Niko Miguel yaravuze. Bishatse kuvuga iki cyangwa bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Ngo kubaha ni imwe mu ngeri zikomeye cyane zigaragaza urukundo. Undi witwa Peggy O'Mara yaravuze ngo the way we talk to our children become their inner voice. Uwo ni Peggy O'Mara. Bisobanuye ngo uburyo tuvugana n'abana bacu nibwo buza kuba ijwi ribayobora mu mutima wabo mu buzima bwose. Icya gatatu yaravuze ngo gratitude turns what we have into enough. Uwo ni uwo bita Melody Beatia. Yaravuze ngo gratitude turns what we have into enough. Ugushimira gutuma ibyo dufite biba bihagije nubwo byaba bitoya. Ugushimira gutuma ibyo dufite biba bihagije nubwo byaba bitoya. Icya kane rero ijambo ryavuzwe n'umuhanga uwo bita Michelle cyangwa Michael G. Fox yaravuze ngo family is not important thing, it's everything. Yaravuze ngo umuryango si ikintu cy'ingenzi cyangwa se buri kimwe cyose gusa, ahubwo ni byose mu buzima. Cya gatanu uwitwa Joyce Brothers yaravuze ngo when you look at your life the greatest happiness is family happiness. Uwo ni Joyce Brothers. Bishatse kuvuga ngo iyo urebye mu buzima bwawe ibyishimo bikomeye kurusha ibindi, ndasubiramo, yaravuze ngo Joyce Brothers, when you look at your life the greatest happiness is family happiness. Uwo ni Joyce Brothers niko yavuze. Iyo urebye mu buzima bwawe ibyishimo bikomeye kurusha ibindi ni ibyishimo by'umuryango. Cya gatandatu nanone, children must be taught how to think, not what to think. Uwo ni Margaret Mead. Yaravuze ngo abana bagomba kwigishwa gutekereza neza ubwabo aho kubashyiramo ibyo batekereza. Nanone rero icya karindwi dusatira gusoza, umugabo witwa Ralph Waldo Emerson yaravuze ngo what you do speaks so loudly that I cannot hear what you say. Yaravuze ngo ibyo ukora bivuga byinshi ku buryo bushobora kurenza amagambo uvuga. Cya munane yaravuze Annie Mouse yaravuze ngo the love of family is life greatest blessings. Shisobanuye ngo urukundo rw'umuryango ni umugisha ukomeye kurusha indi yose mu buzima. Cya cyenda nanone Annie Mouse yaravuze ngo we may not have it all together but together we have it all. Bishatse kuvuga ngo cyangwa bisobanuye ngo nubwo dushobora kutagira byose, iyo turi kumwe tuba dufite byose. Undi rero anari cyo cyanyuma ni icyacumi cyavuzwe n'umugabo witwa Alex Haley. Yaravuze ngo in everything comparable manner the family is linked to our past and bridge to our future. Yaravuze ngo mu buryo bwose bushoboka umuryango uduhuza n'amateka yacu kandi
ukadufungurira inzira y'ejo hazaza heza. Ndabakunda cyane cyane. Byabagezaho icyegeranyo ni Fabien. Wowe wageze kuri YouTube channel yacu, duhereza subscribe na like ndetse unasharinga iyi video cyangwa iyi YouTube channel yanyu. Turayifatanije kugira ngo tubashe kwagura uyu muyoboro wa YouTube channel ndetse iyi content yaguke.